Bakunzi bacano inama nziza ku buzima, twongeye kubasuhuza nk'uko izina ryacu rivuga, twiyemeje kubagezaho inama zitandukanye ku buzima, ku byo warya, imiti yagufasha, icyo wakora kugira ngo tugire ubuzima bwiza muri rusange. Muri rero tugiye kurebera hamwe umuti witwa Vigipower Capsule. Ni umuti w'abagabo. Tugiye kurebera hamwe ibyo ukora, tugiye kurebera hamwe icyo ufasha abagabo bagira ubushake bukeya mu gutera akabariro ndetse no gufasha impyiko. Uyu ni umuti ukora ibyo bintu byose, ufasha abagabo gutera akabariro, ufasha impyiko gukora neza, ugafasha ndetse no kurinda prostate. Tugiye kurebera hamwe rero muri rusange uwo muti ukora. Muri iyi minsi hari ibibazo byinshi ku bagabo bigendanye no kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Rimwe na rimwe biba byaturutse ku misemburo mike mu mubiri izwi nka testosterone, bitera umubiri kudakora neza uko bikwiye mu bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi gishobora gutera kugira ubushake buke ni uburwayi butandukanye. Abantu bashobora kugira ubushake buke biturutse ku misemburo itaringaniye, umusemburo wa testosterone utaringaniye ku bagabo, cyangwa se bigaterwa n'ubundi burwayi butandukanye, twavugamo nka depression, abantu bagira umuhangayiko, abantu bagira umunaniro ukabije, abarwayi ba diyabete, abagabo bafite umubyibuho ukabije, abagabo bafite umuvuduko ukabije w'amaraso, abagabo barwaye amibe, abagabo banywa inzoga cyane ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikindi kandi gishobora kubitera ni ugufata imiti ivura depression igihe kinini. Kuba abantu bashobora kubakoresha imiti ivura depression igihe kinini, nabo bashobora guhura n'icyo kibazo cyo kutagenda neza kw'imibonano mpuzabitsina, bagira ubushake mu gutera akabariro. Reka turebere hamwe rero Vigipower icyo ifasha. Vigipower Capsule ni umuti ukomeye kandi ufasha abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, kugira ubushake bukeya, abagabo ndetse n'abagore bafite impyiko zidakora neza, abagabo bafite intangangabo zidahagije, abagabo bafite intanga z'amazi, abagabo bafite intanga zitihuta. Ibyo byose Vigipower irabikemura. Vigipower Capsule ni imwe muri produits zitanga igisubizo kuri ibyo bintu byose, kuri ibyo bibazo twavuze haraguru, kandi ikabikemura burundu, kuko yongerera umugabo ubushake, ikamwongerera imbaraga, bigatuma umugabo amera neza, cyangwa se igikorwa cyo gutera akabariro kigenda neza hamwe n'uwo bashakanye, ndetse na nyuma yaho akagira ubuzima bwiza, prostate igakora neza, ntagire ibibazo by'impyiko, ntababara umugongo, ntagire ikindi kibazo agira. Twakibaza, ese Vigipower ni iki ifasha abagabo? Vigipower Capsule ifasha imyanya ndangagitsina yose gukora neza. Ikindi, Vigipower Capsule irinda prostate gufatwa na kanseri. Vigipower Capsule yongera ingano y'igitsina cy'abagabo. Vigipower Capsule ifasha abantu bagize ikibazo cyo kwikinisha, ikabarinda ibibazo bizanwa nuko uwo muntu nyine yikinishije, ibibazo byinshi bitandukanye, harimo nko kubura ubushake mu gutera akabariro, hariho kuba amasohoro yaza ugiye kunyara, harimo nko kuba kurangiza vuba. Ibyo ni ingaruka zo kwikinisha igihe kinini, kwibagirwa, guhorana umutwe, umugongo. Ibyo byose ni ibibazo bizanwa no kuba warikinishije. Ibyo rero byose Vigipower irabikemura. Vigipower ikindi ifasha impyiko gukora neza, kandi twababwira ko Vigipower nta ngaruka mbi igira ku muntu wayikoresheje. Ikozwe mu bimera 100%, kandi irizewe ku ruhando mpuzamahanga, dore ko ifite ubuziranenge ihabwa n'ibigo FDA, Food and Drug Administration, GMP ndetse n'ibindi. Rero Vigipower muyikoreshe bizagenda neza. Vigipower igizwe n'ibinini 6, ukaba ukoresha ikinini kimwe mu cyumweru, ni ukuvuga imara ibyumweru 6. Icyo kinini ukagifata ku mugoroba, ukakinywesha amazi y'akazuyazi ugiye kuryama, ubundi ibibazo bigahita bikemuka, biboneka mu gutera akabariro. Twanyibutsa ko igihe wakoresheje Vigipower ntabwo unywa inzoga, ariko indi minsi wazinywa. Uramutse uyikeneye ino Vigipower rero, watugana tukayiguhereza, cyangwa se watwandikira cyangwa ukaduhamagara tukayibagezaho. Mwaduhamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 785 164 cyangwa 0722 735 164. Ndasubiramo 0788 785 164 cyangwa 0722 735 164.
mukurikire urubuga rwacu inama nziza ku buzima, muzahungukira byinshi kandi muzasobanukirwa byinshi. Murakoze.